Shalom shalom, Yesu Kristo abaho umugisha cyane, ni mwene so igira neza divine nkuko musanzwe mumenyereye. Uyu munsi rero twagiriye ubuntu budasanzwe, turabana n'umushitsi, umushumba wacu Pasiteri guturuka i Musanze. Hanyuma ngiye kuzoza ndabazanira abashitsi rero kugira ngo tuze turasangira imigisha y'Imana mu buryo butandukanye. Hanyuma rero akaba ari ubwa mbere ubonye kino kiganiro, kaze cyane wiyumve uri kumwe na bene so. Yesu Kristo aduha n'umugisha cyane. Reka rero twumvirize icyo Imana yashize mu mutima umukozi w'Imana Yesu Kristo abahezagire cyane. Ndagushimiye Kristo ko waturinze uturindira ubugingo nubwo ibyago n'amakuba byariho, ariko wabaye Imana. Turagushimiye Kristo, tugushimiye Mwami Imana ko uduhaye uyu munsi w'igiciro mu maso yawe no mu maso yacu. Amaraso y'igiciro natweza dutunganya tuboneze, kandi uyu mwanya Kristo ndagusabye ngo imbaraga zisumba byose zibane natwe. Urakoze Kristo, nudufashe iri jambo tujye kuganira rigira umumaro mu bugingo bwacu. Cyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwene so muri Kristo, mbanza Bigitebo Neste, ngira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 10 duhere ku murongo wa 5. Maze uragera ku musozi w'Imana, aho ingabo z'Abafilisitiya ziganditse. Nugera muri uwo mudugudu urahahurira n'umutwe w'abahanuzi bamanukana na Nebelu n'inanga n'ishako n'imyirongi, bari imbere bava mu rusengero rwo ku kanunga. Urasanga bahanura. Umwuka w'Uwiteka ari bukuzeho cyane, uhanurane nabo, uhereko uhinduka umuntu mushya, kandi ibi bimenyetso nibigusohoraho ugenze uko bikwiriye, uko Imana iri kumwe nawe. Imana ishimwe kandi Imana ishyirwe hejuru. N'aya magambo ngira ngo tuganire dusomye mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 biravuga ngo umunsi wa Pentekote usohoye, ngo abigishwa bose bari bari mu mwanya umwe bahuje umutima, ngo bumva umuriri ubatungura. Pentekote ni umunsi wa 50. Pentekote ntabwo bisobanura umwuka wera cyangwa kuzura umwuka wera, ahubwo Pentekote bisobanura umunsi wa 50. Umunsi wa 50 barwa uhereye kuri Pasika, ukabira iminsi 50, akaba umunsi wa 50. Pentekote wari umunsi mukuru w'umuganura. Nibwo abantu bose babaga bejeje bazamukaga i Yerusalemu bajya mu nsengero bajyanye umuganura wo gushimira Imana, umwero bari bakwiye mu mirima yabo. Imana ishimwe. Ariko iyi Pentekote, uwo munsi turashimira Kristo Imana Data wa twese ko uwo munsi yabaye Pentekote yo mu ijuru. Uwiteka aganuza abantu ku mpano z'umwuka wera, Uwiteka aganuza abantu ku mwuka wera. Imana ishimwe kandi Imana yacu ishyirwe hejuru. Amagambo dusomye agira ngo tuyahuze nayo tumaze gusoma mu kanya. Baratubwiye ngo umunsi wa Pentekote usohoye, ariko ijambo ryatubwiye ngo umuhanuzi abwira Sawuli ngo nazamuka ajye ku kanunga, ajye ku musozi w'Imana. Naho nahagera ngo arasanga umutwe w'abahanuzi. Ijambo rikomeye ririmo ngo umwuka w'Uwiteka ngo ribukuzeho cyane, uhanurane nabo. Bibiliya yatubwiye ngo kandi urahinduka umuntu mushya. Imana ishimwe. Cyangwa urahinduka umuntu udasanzwe. Iyo umuntu amaze guhabwa umwuka wera, iyo umuntu amaze guhabwa imbaraga z'umwuka wera, ahinduka umuntu mushya, ahinduka umuntu udasanzwe. Kuko umumaro w'umwuka wera, Yesu yaravuze ngo umwuka wera naza azabayobora mu kuri kose. Umwuka wera naza azababwira ibyenda kubaho. Umwuka wera naza azenda ku byanjye abibahe, kandi umwuka wera naza ngo azatubwira n'ibyo Kristo atatubwiye. Imana ishimwe. Bisobanuye ko umwuka wera azaza akarushaho kudusobanurira iby'urugendo rw'agakiza. Imana ishimwe. Icyakora bamwizeye bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ibyo ntabwo twabikuye ku nyama n'amaraso. Hano Sawuli ngo aragenda ageze kuri uwo musozi, ikintu gikomeye ahuye n'umutwe w'abana b'abahanuzi, nawe atangira guhanurana nabo, ahinduka umuntu udasanzwe. Buriya umuntu amaze kwakira umwuka wera, iyo umuntu amaze kwakira imbaraga z'umwuka wera, iyo umuntu amaze kubatizwa mu mwuka wera, ahinduka umuntu udasanzwe. Abantu bakakubona udasanzwe, umuntu ufite umwuka wera, imigendere ye bidasanzwe, imivugire ye bidasanzwe, uko abana n'abandi biba bidasanzwe, kuko afite impano, afite imbaraga z'umwuka wera zimuyobora. Kuko umwuka wera ni umufasha, umwuka wera ni umuyobozi. Imana ishimwe. Umwuka wera agereranywa n'ibintu byinshi tutarinjiramo.
agereranywa n'amazi, agereranywa n'umuriro, umwuka wera agereranywa n'amavuta, umwuka wera agereranywa n'umuyaga, umwuka wera agereranywa n'inuma. Imana yacu nidufashe kandi Imana tugira ibyo byose ni bimwe mu bintu bigereranya umwuka wera. Ariko icyo nashatse gutindaho cyane, umwuka wera aduhindura abantu badasanzwe. Imana ishimwe, akaduhindura abantu b'igiciro, akaduhindura abantu bashya, umuntu akaba icyaremwe gishya, ibya mbere bikaba byibagiranye, imirimo ya kamere ya kera ikarangira. Kandi umwuka wera, Imana ishimwe, aduha imbaraga zo kunesha icyaha n'igisa nacyo. Umwuka wera aduha imbaraga zo guhamya, kuko ijambo ryavuze ngo muzaba abagabo bo kumpamya uhereye Yerusalemu ukagera i Yuda ukagera n'i Samariya no ku mpera z'isi. Cyiza cy'umwuka wera atuma tubasha guhamya. Imana ishimwe, ugahamiriza abantu ko wakijijwe, ukatura ibyiringiro ko Imana yakugiriye neza. Imana ishimwe. Iri ryari isezerano usomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri. Umuhanuzi Yoweri yabivuze kera, aravuga ngo minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Avuga byinshi ngo abakambwe bazarota, abandi bazerekwa, abandi bazahanura. Ibyo byari byarahanuwe n'umuhanuzi Yoweri, biza gusohora mu byakozwe n'intumwa, aho ngo bari mu mwanya umwe bahuje umutima. Kugira ngo umuntu ahabwe umwuka wera akeneye kuba yarihannye icyaha n'igisa nacyo, akwiye kuba yarahindutse icyaremwe gishya. Icya kabiri, akwiye kuba ari mu mwanya umwe kandi ahuje umutima, noneho akaba afite n'inzara n'inyota byo gushaka umwuka wera, agasenga, agatitiriza kugira ngo abashe guhabwa kuri impano y'umwuka wera. Imana yacu nishimwe kandi Imana ishyirwe hejuru. Kandi ijambo ryaravuze ngo iri sezerano ni iryacu n'abana bacu n'abazadukomokaho, abazahamagarwa n'Umwami Imana. Isezerano ry'umwuka wera ni iry'umuntu wese ushaka umwuka wera, ntabwo rirobanura ku butoni. Usomye mu isezerano rya kera usanga umwuka wera yajyaga aza rimwe na rimwe aje ku bantu Imana ifiteho umugambi, ifiteho misiyo ishaka gukoresha, akaza rimwe na rimwe. Ariko ijambo rivuga ngo minsi y'imperuka nzasuka, nzacucumura umwuka wanjye ku bantu bose bazaba bawushaka. Ndakwifuriza gutunga umwuka wera, niwe uzagushoboza ugahinduka umuntu mushya. Imana ishimwe, ugahinduka umuntu ukomeye, ukomejwe na Kristo. Imana itugirire neza. Ari abantu bakomezwa n'ibidashira n'ibizashira, umuntu agakomezwa n'ubutunzi, agakomezwa n'amashuri, agakomezwa n'icyubahiro, agakomezwa n'imiryango ikomeye, ariko ibyo bijya birangira. Ariko dukeneye gukomezwa n'umwuka wera, tugahinduka abantu bashya, tugahinduka abantu badasanzwe. Imana yacu nishimwe. Nagiye mbona abantu benshi mu ijambo ry'Imana bari abantu badasanzwe. Stefano yari umuntu udasanzwe, yarahagaze ahamya izina rya Yesu. Imana ishimwe, yemera kurenganya izina rya Yesu, arahagarara kuko yari umuntu udasanzwe. Imana ishimwe. Petero arahagarara ahamya, aravuga ati ibi mubona nta bindi byabaye, ibi ni Yesu Kristo mwishe mukamubamba, niwe ukoze ibi mureba. Imana ishimwe. Buriya guhamya ni iby'igiciro, guhamya bifite umumaro ukomeye, kandi guhamya bifite ubugingo bwa none n'ubugingo buzaza. Ndakwifuriza gutunga umwuka wera, ndakwifuriza gutunga imbaraga z'umwuka wera, ukaba umuntu udasanzwe, ukaba umuntu wo kwifuzwa muri sosiyete ifite umwuka wera. Umwuka wera azatuyobora, umwuka wera ni umufasha, umwuka wera ni umujyanama. Imana ishimwe kandi Imana ishyirwe hejuru. Gira icyifuzo cyo gutunga umwuka wera, gira icyifuzo cyo kubana n'umwuka wera, gira icyifuzo cyo kuyoborwa n'umwuka wera. Ntabwo uzavunika mu rugendo. Umwuka wera agereranywa n'amavuta. Buriya amavuta ni meza, urayisiga umubiri ukoroha, amavuta urayatekesha ugasanga hari impumuro. Burya umuntu udasanzwe ahumurira abantu, umuntu udasanzwe aba yoroshye. Imana ishimwe. Kandi umwuka wera agereranywa n'umuriro, muraza ugatwirwa kongora, ukavanamo idafite umumaro mu bugingo bwacu. Imana ishimwe kandi Imana ishyirwe hejuru. Imana ibagirire neza. Rero iyi Pentekote nkwifurije gutunga umwuka wera, nkwifurije kugira inzara n'inyota zo gutunga umwuka wera. Nawe iri sezerano ni iryawe, kandi nawe wabatijwe umwuka wera we kwirara, uko umwuka wera iyo uteye agahinda uragenda. Ijambo ryarambwiye ngo ntimugateze agahinda umwuka wera w'Imana, wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugera ku munsi wanyu wo gucungurwa. Imana ibafashe. kandi umuntu wateye agahinda umwuka wera, ca bugufi usaba Imana imbabazi, ikubabarire ikwezi gutunganye, kandi uhereye uyu munsi wa none wongere ube umurago w'ubugingo muri Kristo Yesu. Reka dusenge Imana. Wogize icyifuzo cyo gutunga umwuka wera, reka tugusengere, kandi nawe ufite tugusengere, ukomeze wambare imbaraga. Ku ijambo ryarambwiye ngo n'uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa.
ndagushimiye uwera wa Isiraheli, Imana ikomeye ishobora byose. Uyu mwanya ijambo ratubwiye ngo umwuka wera natuzaho tuzahinduka abantu bashya, tuzahinduka abantu badasanzwe. Mwami Imana, nsengeye umuntu wese ufite icyifuzo cyo kugira umwuka wera, icyifuzo cyo gutunga umwuka wera, mu izina rya Yesu Kristo, numusanga umugire neza, umweze umutunganye, umugeze ku rugero rukwiriye rwo kubatizwa mu mwuka wera. Uko Mwami Imana iri sezerano twumvishe ko ari iryacu n'abana bacu n'abazadukomokaho. Umuntu wese ugize icyifuzo cy'umwuka wera, ndamusengeye Kristo, ndamwingingiye muri uyu mwanya kugira ngo mwambike imbaraga z'umwuka wera, mubatize mu mwuka wera. Kandi nsengeye n'umuntu wese wari warabutijwemo ariko agasubira inyuma, akagira intege nke, muri uyu mwanya numugire neza Kristo, wongere umugaruye ku rufatiro, yongere yuzure umwuka wera. Kandi n'uwawubatijwemo Mana akaba akiwuhagazemo, mwambike imbaraga zo kunesha. Ku ijambo ryarambuye ngo n'uwibwira ko ahagaze nawe akwiye kwirinda kugira ngo atazagwa. Urakoze, turagushimiye Kristo. Twirukanye imbaraga zose z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Mwuka wera naza aganze ku bagabo, aganze ku bagore, mwuka wera aganze ku bana, mwuka wera naganze mu itorero, mwuka wera naganze mu gihugu cyacu, mwuka wera naganze mu mahanga yose, kuko iri ni isezerano wadusezeranije. Kandi abantu bose ni abantu badasanzwe, izina ryawe rizahabwa icyubahiro. Mwuka wera naze mu baririmbyi, mwuka wera naze mu badiyakoni, mwuka wera naze mu banyamasengesho, mwuka wera naze mu bayobozi, aze mu bashumba, aze mu bavuga butumwa, mwuka wera naze mu bapasitori, mu bakozi bawe Kristo. Mwuka wera naze aganze, duhinduka abantu badasanzwe. Ipantekote wongere uvugure ubugingo bwacu. Urakoze, turagushimiye Kristo. Cyubahiro kibi cyane mu izina rya Yesu. Amen.